Reka tubashimire mwebwe nshuti bavandimwe mudahwema gukurikira ubutumwa bwiza kuri Mwigengesero TV. Twongeye kubaha ikaze twakira umutumirwa ndetse akaba n'umwigisha mwiza kuri Mwigengesero TV, Bwana Evangeliste Kavamahanga. Tuguhaye ikaze mu izina ry'Umunyanazareti. Yego murakoze, kandi turongeye gushima Imana. Imana yaturinze ikaturindira umubiri, tukaba turi bazima ndetse n'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Rero haba haciye iminsi tudakunze kuboneka, ariko tuba turagira ngo dutuze, cyane ko hari inyamaswa zirisha gusa hanyuma zikaza kuza nyuma. Hari ijambo bita kuza. Ikagarura ibyatsi ikabihekenya bundi bwa kabiri. Bundi bwa kabiri. Niyo mpamvu ituma dutinda. Rero reka dutangire dusenga Imana. Imana yacu, turagushimira kuri inshuti nziza, inshuti idahana mu makuba no mu byago, inshuti iboneka mu bihe byose. Ngwino dufashe muri iki kiganiro kandi kitungura ubwenge mu izina rya Yesu. Amen. Twagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yakobo, n'urwandiko Yakobo yanditse, arwandikira imiryango 12, avuga ku bigeragezo. Intego y'iri jambo nshaka kuvuga ku bigeragezo n'amoko y'ibigeragezo, yewe n'ibishuko n'intambara umukristo ahura nazo. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko ni ibintu bibiri. Hari ibigeragezo hakaba n'ibishuko. Yakobo, imbata y'Imana n'umwami Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatashye. Hano uri kumva ko iyo miryango 12 yari yaratatanye. Yatatanijwe n'ubundi n'iki? Ibigeragezo. Abantu bajya batandukana kubw'ibigeragezo. Ngo bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Hano harimo ijambo rivuga ko kugubwa gitumo ni ukujya kubona ukabona ikintu kikwikubiseho, utazi ahantu kivuye, kikanava n'ahantu utatekerezaga. Ariko Bibiliya iratangaje, iri kuvuga ngo muzamenye ko ari iby'ibyishimo. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Cya mbere, nta kigo kigeragezwa. Icyo ijambo riri kuvuga, nta kigo kigeragezwa, ni ukuvuga ngo hageragezwa umunyabwenge. Noneho rero muri bya bigeragezo birasaba ko aho wageragejwe ugomba kuba ufite ikintu bita iki? Ubwenge. Ni nacyo gituma buriya hari impano z'Umwuka Wera ziryoha nk'ubuhanuzi buraryoha. Ariko bagukubita ubuhanuzi, wazinukwa guhanura. Birabiha. Yeremiya wafunzwe. Uzi ko Yeremiya yigeze kubwira Imana ngo yaramushutse? Biranditse ngo waranshutse. Ngo ndashukika. Gushimishwa no kubona ndi. Buri ibigeragezo byari byamugeze ahakomeye. Noneho rero mu mpano 9 Umwuka Wera yahaye itorero, n'imvuga itorero, ntiwumve adeperi, ntiwumve adventiste, ntiwumve katolike, ntiwumve idini runaka. Impano ni impano yahaye abantu. Itorero n'abantu. Ni naho mu minsi yashize nagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga biriya bintu byo gusengera abadamu, bamwe bakavuga bati sibyo, abandi sibyo, kandi babaye ababwirizabutumwa baraho bareba umuntu bakamusengera ku mubwirizabutumwa, hari umudamu akayobora itorero, umuntu araha ibyo binabibona, yakumva bavuze ngo bazabagira abapasitoro akavuza induru, kandi n'ubundi asanzwe ari umushumba, ari umupasitori w'iryo torero. Noneho aya magambo
mu mpano 9 ushobora no kuzizana ukazandika ukazishyira ahantu ukazishyira abantu ukabahitishamo uti urahitamo iyihe mpano. Uwa mbere yahita azagatoranyamo iyo gukora ibitangaza, yego. undi akatoranya ati buriya urukundo abayifata ni bake. Urukundo y'urukundo abayifata ni bake, kandi Bibiliya ivuga ko iruta izindi. iruta izindi nyine, ariko uburyo inzira inyuramo irahabanye, ni inzira igoye. None se urukundo ko rusaba kwitangira gupfira n'abantu. Cyakora uzi ko nigeze guteranira ku itorero nayoboraga, nayo ifite ikote. Buriya ukuntu umuntu akizwa n'Imana mu bapagani ngo tukarenza urugero. Hari ukuntu umuntu akizwa ugakizwa n'imyambaro yawe ugakizwa. Tugenda n'ifite ikote girukanaga abazimu. Noneho njyamye niryo nagiraga nakundaga kwambara. Rimwe Imana imbwira ko ndariho umuntu, uwo muntu ryaramukijije. Nari nyuma ashaka kwisubira ngo ndimwambure, nuko sanga bitari bukunde inzira nanyuramo ngo ndisubirane biranga. Ega ni nk'umwitero wari utanze. Umwitero nari ntanze. Noneho rero mu mpano 9 Imana iha itorero cyangwa se abanyetorero, Yego. iya mbere ni ubwenge. Noneho ubwenge, akamaro k'ubwenge, niho Yakobo hano yavuze ngo kandi nimba umuntu abuze ubwenge, hari ikigeragezo rero gishobora kuza kikagutindaho, ariko bitewe n'uko wakigeragejwe utagira iki ubwenge. Ibigeragezo byinshi abantu bagiye batindamo ni uko bageragejwe nta bwenge bagize gute bafite rwose. Ndaguha urugero ku kigoryi, ubwo ndaza ku kigoryi. Gishobora kwigwa n'inkonda. Inkonda se uzizi? Ndazizi inkonda. Afite amaboko yagira ate? Yazikuraho. Ariko kubera ko ari ikigoryi arazigwa. Umunsi we. Ariko yahura n'umuntu umugira imbabazi agahita amuhanagura ako kanya kagenda. Naho ngaho rero buriya nuko nguko biba bimeze. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo muri ibyo bigeragezo ngo umuntu agomba kuba afite ikintu bita iki? Ubwenge. Impano ya kabiri ni impano bita kumenya. Noneho ufite impano y'ubwenge, iyo uhuye n'ibigeragezo haba bukwereka inzira urabinyuzamo. Niko kamaro k'iyo mpano. N'itorero iyo rihuye n'ibigeragezo riyobowe n'umushumba udafite ubwenge, aho kugira ngo arirohore araryoreka neza. Araryoreka akagenda akarishyira ahantu habi. Ariko iyo umuyobozi ayoboye itorero muri ubwo buryo ariyoboyemo afite ubwenge, aranarikwepesha. Bisa no kuyobora imodoka. Ni nko kuyobora imodoka nuko irimo abantu cyangwa ubwato. Hanyuma rero twabonye ko ijambo ry'Imana Yakobo yavuze ngo bene data nimugubwa gitumo nibibagerageza n'ibishuko. Hari ibigeragezo rero, mu bigeragezo tubona, ndashaka kuvuga ku bigeragezo. Ikigeragezo kiba kigamije kwerekana pozisiyo umuntu ahagazemo. Imana ikugerageza igira ngo yerekane uruhande ugize ute urimo. Ishobora kukugerageza kugira ngo yerekane, nk'ubu ishaka kukwereka kuba ufite imbabazi. Hari umukobwa w'Igitarama hari i Muhanga hitwaga Gitarama, ndahabona. Bari abakobwa babiri basengana bakundana. Byinshi tubaho tuvuga tuba dufite n'ubuhamya bwabyo. Iyo ntanze ubuhamya ushobora kumbaza uti byabereye nka kuri ibintu tugende, ukabona n'abantu byagize icyo na gutyo. Noneho abo bakobwa barasenganaga. Muri uko gusengana umwe ararwara, bakijijwe. Umwe ararwara ajya mu bitaro. Umwe yari yifite undi atifite. Umwe yari umukene undi afite ubushobozi. Noneho hamanje kurwara umukene, wa wundi ufite ubushobozi amurwanaho, aramuvuza arakira, hanyuma ava mu bitaro. Bukeye wa wundi nanone ufite ubushobozi ararwara, nawe ajya mu bitaro. Agiye mu bitaro ategereza ko wa wundi yarwaje
amugeraho ntiyamugeraho. Ikintu cyatumye uwo rero ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bigeragezo byari bije kugaragaza umuntu uwo ari we. Noneho uwo warwajwe mbere w'umukene amaze gukira atangira kwimyoza, aravuga ati se nk'umuntu wandwaje akanangaho ubutunzi ndahinguka mu bitaro gute nta kintu mugemuriye nta kintu ufite? Yego. Nicyo cyatumye atamugeraho. Nanjye kandi buriya rwose muntu w'Imana uramutse urwaye kumbwira ngo ndaza kugusura n'igitwe gusa. Hari abantu bagenda ngo bitwaje ibikapu n'ibitabo ngo bagiye gusenga. Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Umuntu nimba arwaye ari umumama ntari burye guhingira abana, ubwo arwaye indwara ebyiri, iyo mu rugo n'iyo mu mubiri. Genda rero ukemure imibu muri izo. Nicyo cyatumye uwo mukobwa atajyayo. Hanyuma abandi baramusura Satani amutageraho wa wundi rero avuga ngo koko ngo kubona kanaka njyewe murwaza ntase kundeba ntanandebe nuko hanyuma ngo sinzamubabarira, n'iryo jambo yakoresheje. Sinzamubabarira. Birangira atavuye mu bitaro, yaje kwitaba Imana, ararimbuka kubw'iryo jambo. Kutababarira, kuko ngo utababarira ntazagira ate? Ntazababarirwa. Aba bantu bose b'inkozi z'ibi ujya ubona, njya nkunda gukurikirana ibi bintu by'amakamera n'ibiki byose nkabyumvira, ukaza kumva umuntu ari kuvuga ngo turashima Imana ngo gutya na gutya. Wakurikirana ikiganiro cye ari gushimira Imana ko abantu bishwe, abantu bapfuye, abanzi b'Imana yabishe nubwo bataba abanzi be. Ikintu bita ikiremwa muntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Dawidi Umwamaleki yamubikiye ko Sawuli yapfuye, kandi Sawuli yari ari mu ntambara yo guhiga Dawidi ngo amwice. Dawidi ngo aramubaza ati se wabwiwe n'iki ko yapfuye? Uzi ko Dawidi yashishimye imyambaro ye akarira akaboroga ngo umukozi w'Imana yapfuye urupfu atakwiriye kugira gute? Gupfa. Nawe uyu munsi urajya kumva abantu bantu naba byagenze gutya na gutya, twagenjeje gutya na gutya, Imana kuraje, kandi umwanzi wawe namara gupfa nirugaruka niwe ruzica, niwe ukurikira. Aya nuko bigenda. Kandi abo bantu nabo tubasaba imbabazi, Imana igira izina rya Yesu. Imana ibababarire. Arapfa ararimbuka. Burya Ananiya na Safira ntibazize ubusa. Ni ubusa vraiment. Nuko wa mukobwa rero kubera ko yari amuzi yamugiriye neza. Buriya hari abantu batangiye ibintu, muntu w'Imana ujya utanga ibintu unasenga Imana kugira ngo iyo mirimo wakoze uzayisange mu ijuru. Hari igihe ubusana nayo, urumva uwo mukobwa yabusanye nayo. Hanyuma wa mukobwa rero bamubikira ko yitabye Imana, mugenzi we arababara, ariko aravuga ati nk'umuntu wagiye ufasha abantu, reka njye gusenga, ngo areba icyicaro gicaye mu ijuru. Agezeyo baramuranganya amaso, ahitayo, aravuga ati siko ndeba ntawe ndi kubonamo. Baranamubaza bati se, arabaza ati yewe, ati na mama nawe nabonye. Bati nyura muri kiriya gihande cyo hirya. Anyuramo ngo are ashakamo mama we nawe yari umunyamasengesho, nawe aramubura. Wa mukobwa nawe aramubura. Nuko ngo aravuga ati ntabwo mbonye, batiketse niba hari ikindi cyumba mugira. Nuko ngo aramubwira bati amufata akaboko, ati ngwino nkwereke. Ni akantu basunika ngo nkatiri wara, aramubwira ati reba hariya hepfo. Atayiwe, ati none se, ati kuki mubona hariya? Undi ati igihe yari arwaye hari ubwo yigeze umusura. Undi ati ntabwo nashoboye kumusura, ati cyabitewe n'ubukene. Ati rero ahantu yari arwariye yari yarakwikoreye ngo yagutanzeho ibintu, aba aravuga ngo ntazakubabarira. Ati ijambo ry'Imana riravuga ngo utababarira nawe ntazababarira. Ati nicyo cyamurimbuye. Baramujyana ngo bajya kumwereka mama we, abone nawe ngo ari mu kuzimu. Agezeyo nuko
aravuga ati se mama ko yasengaga yarimbuwe n'iki? Ngo bazana umugozi, bari mu mwobo, bamanura umugozi mu mwobo ngo bazamukireho. Noneho ngo bajya kuzamuka wa mugozi arawufata, abandi bari kumwe nawe bagiye kuzamuka, babonye azamutse bamufata amaguru n'imyenda ngo bazamukane nawe. Noneho akanaganura amaguru agakunkumura agakubita n'amaboko ngo bo bagomeye bari kuzamuka wenyine. Bati wamubonye? Tubonye icyo. Ati mama ni buriya bugome yari afite. Ati rero we yarimbuwe n'umushiha. Yagiraga umushiha, yumvaga ibintu byose byabibye, nubwo yari umunyamasengesho yarikubiraga akumva ibintu byose byabibye, yabona inzu nziza atiri wayima, nuko ati nicyo cyamurimbuye. Naho rero navugaga ku bijyanye n'ibigeragezo, yego, yakazaho n'ibishuko. Noneho rero ikigeragezo kiba kigamije kwerekana pozisiyo uhagazemo. Ibishuko, ibintu bibiri bitandukanye. Ibishuko biba bishaka kugutesha inzira no kugutesha agaciro. Yego, kugutesha inzira no kugutesha agaciro, kugira ngo utagaciro gusa. Kandi iyo wataye inzira n'ubundi utagaciro. Naho abakozi b'Imana benshi bagenda bahura n'ibigeragezo, tugashukwa, twamara gushukwa, gutaha tuzaganira ku gatabo k'umugenzi, nzagahera kuri paje ya mbere, hanyuma tuzagasoze, tuzabonamo abagenzi. Igituma kitwa agatabo k'umugenzi ni uko ariyo nzira umuntu w'Imana uwo ari we wese uri mu isi, yaba perezida wa repubulika, yaba minisitiri runaka, iyo ubaye umukristo, inzira niyo umuntu agomba kunyuramo. Noneho rero hari amoko y'ibigeragezo. Hari ibigeragezo byo ku mubiri, ubwo hazamo indwara, hakazamo ibintu bijyanye n'urukundo. Ibyo byose ni ibigeragezo. Uraza kumbaza utese ikigeragezo cy'urukundo ni ikihe? Hari umukobwa ukundana n'umusore, ejo akamutera inda, umusore agahakana ko atari wagize ute, wayimuteye. Icyo si ikigeragezo cy'abaturazi, gikomoka mu ki? Mu rukundo. Ni ukuvuga ngo Satani aba yiyise yambaye ikote ry'umweru. Ibishuko. Hakazaho rero n'ibigeragezo bituruka ku isi. Mu isi ubundi intambara abasirikare turwana nabo, hari umubiri, hakaba isi, hakaba na Satani. Ibigeragezo rero byo ku isi, by'isi, bituruka mu isi, akenshi na kenshi biza bigambiriye kutwambura ibidukwiriye, ibyo kudufasha. Abana ukabona babuze minerivare, umuntu akabura ibyo kurya, umuntu akabura imyambaro. Nigeze kugira ubukene bw'inkweto, nuko umuntu witwa ngo ni umukozi w'Imana arandeba, twari mu materaniro, nari yambaye inkweto nadodeshaga umukwege. Arandeba aranyitegereza, arambwira ati ko mfite inkweto. Ati wambara nimero zingahe? Ndamubwira nti nimero 7. Ati ndazifite. Ati duhuje ikirenge. Atari kuzaze tuvugane nziguhe. Ati nziguhe tuzampingira icyumweru. Nuko ndamureba numva ndamubabariye, ndavuga nayiwe burya ubwo rukumva iyo ubwo bukene nari mfite bwatumye menya uwo ndi kumwe nawe. Urumva umuntu ntiyari akizambara, we yari umukire afite n'amafaranga, ari umucuruzi. Akabwira ati ngo nzajye turasengana dukora umurimo w'Imana kimwe, ariko umbwira ngo nzamuhingira icyumweru ampa inkweto aziguhe. Abo bakirisitu urumva atari ikibazo gikomeye cyane. Abagome babaho, n'abagome kabisa, n'abagome. Hakaba n'ibigeragezo biva kwa Satani. Ibigeragezo byo kwa Satani rero biza bigambiriye gutesha umuntu umutwe, kuguteza ibibazo, ukumva urashanganyukiwe, ukabura iyo werekera. Noneho hakazaho n'intambara. Intambara rero nazo burya rero zibamo amoko atatu. No mu isi, mu buryo bw'isi,
cyangwa bw'ibihugu hari intambara eshatu buriya, hakaba n'abagaba batatu. hari umugaba w'ingabo zo mu kirere, hakaba umugaba w'ingabo zo ku butaka, hakaba n'umugaba w'ingabo zo mu mazi. Ibyo ni ibigeragezo bingahe? Bitatu. Ibi bigeragezo aya moko rero y'izi ntambara uko ari eshatu, iyo mu kirere, iyo mu butaka n'iyo mu mazi, ni ibintu rero bisabwa kuba waramenyera ikintu bita iki? Urugamba. Impamvu Imana itugerageza, nk'ubu ushobora guhura n'ikigeragezo runaka gikomeye, abantu bagasakuza, abantu bakavuga batayiwe ibi ngibi ko bigenje gutya na gutya, ukibaza naho kumva Imana iri kugira ngo uzashobore gufasha abari muri ibyo bigeragezo, kubera ko wagize ute? Wabinyuzemo. Umuntu wahuye n'inzara, iyo ahuye n'abantu bashonje arabamenya akabagaburira. Umuntu wambaye ubusa, iyo ahuye n'abantu bambaye ubusa arabambika. Iyo umuntu rero utarigeze ahura n'inzara, mu minsi yashize nahuye n'umuntu, ni umumotari wari untwaye kuri moto, afite umubabaro ukomeye. Twanyuze ku nzu, ndamubwira ngo ino nzu nziza, ati mva muze, ati mumbwira amagambo menshi, ati iyo mbonye inzu nziza nka ziriya, ati umutwe wanjye urazengera. Ndamubwira nese kuri guhirimbana uri mu muhanda utwara abagenzi, we nifuza gutera imbere, ati ceceka, ati iyo mbonye ibizu nka biriya byubatse kuriya, ati mpita numvamo ko habamo abakire. Nese kuba umukire ni bibi? Ati reka rero mubwire, ati nashatse umukobwa wo mu bakire, ati turakundana, ati ngira ngo ngize amahirwe, ati naho kumbi ni akaga ngize gute? Yarahuriyeho mpuye nako. Ati iwabo ntabwo bakoreshaga amakara, ngo bakoreshaga amafuru y'amagaze n'imiriro. Ati rero tubana ngewe ari uguteka ku mbabura. Ati bwo dutangiranye intambara, ati mubwiye gucana imbabura, atarambira ngo ibi ni ibiki, atatangira kunyereka za nzara ze z'icyatsi. Ati ubundi inzara z'icyatsi ntizikorana, ubundi se zikorana n'amakara. Ni naho mperutse guhura n'abana babiri b'abakobwa hariya Nyabugogo. Noneho umwe arambwira ati bite muzehe, arambwira ibintu byiza, ati se wamfashije gutya na gutya, ati navuye iwacu nimugoroba, ati navuye iwacu ejo bundi, ati none nta tike yo kunyura mfite. Noneho mugenzi we bari bari kumwe araseka, ati wibeshya muzehe, ati numubeshya arakuvumbura. Ndamubwira nti namutahuye. Ati se, ati nubwo ndi kubeshya, umukobwa atangira kwiriza, ati kandi agace k'iwacu sinkazi. Ntabwo nese ndi mukobwa, niko ndeba ufite inzara z'ubururu kunuza ku mano, ukagira n'iz'icyatsi, barabibishyizeho nimugoroba. Ati sinakubwiye ko muzehe arakuvumbura. Ati wowe mubwire ko ufite ikibazo, mubwire ko byagucanze, ati uvugisha birangirira, ati birangirira. Ati si izo nzara wagize utyo. Noneho icyo ashaka kuvuga, iziriya nzara nazo ni ikigeragezo, ntabwo zikorana n'amakara. Nta muntu ukwiriye, umuntu wese uzi ko akora mu makara ntabwo akwiye kujya kubishyiraho. Oya, neza wafata icyatsi kikigwa mu mukara. Ni naho rero Imana nayo buriya njya nkunda ibintu abazungu bakora. Urareba kariya kantu ka CD, ndakabona iyo ugashyize mu ntuza, nimba ari amplificateur nimba ari iki, karamanza kakizenguruka kumva kari kwituruna. Burya kaba kari kuyisoma ngo karebe hari ibintu byanditseho. None iyo ari nabyo gahita kakubwira ngo stop, nta kintu kiriho, ni vide, nta kintu kiriho. Noneho hari n'abantu rero turi n'aha mu isi, Imana ikaguturuna mu bwonko, yareba imbaraga yagutanzeho n'igishoro n'ibigeragezo yagiye kohereza kugira ngo bikwigishe, ikabona uri vide. Ugafata amafaranga. Mperutse guhura n'umudamu yikoreye igitebo cy'ifumbire kuri meshi mu mutwe. Ndamwitegereza, yari hafi y'urusengero. Ndamwitegereza, arambaza ngo niko wa mugabo ko wandebye, urashaka wiki? Ndamubwira nti mwiye kukureba. Ati se kubera iki? Ndamubwira nti wakoze ikosa rikomeye cyane,
ni kandi uzahanirwa, ni si icyaha birenze n'icyaha wakoze. Atese ikihe hatangira kureba wenda ko yaba yiyanduje cyangwa se yicaye hari n'ibindi atari kurareba. Ndamubwira nakubonye pe, noneho ndamubwira ntese ku mutwe wawe ibyo n'ibiki biriho? Ati ni menshi. ngo ubwo rero ngo uraje vuge ngo ugura umurokore. Ndabwineka da kwambara menshi ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo menshi ntabwo ikorana no kwikorera igitebo cy'ifumbire. Ntabwo we wari wagira mu rwego rwo gushyira menshi ku mutwe. Niho rero uzajya kubona ukabona umuntu ntafite icyo arya, yatoboye amatwi ashyiraho amaherena, ashyiraho inzara, ugasanga umuntu ntafite icyo kurya, hari iminwa yayihinduye. Ibyo bintu byose ni ibintu bimukosoma, bimwambura amafaranga. Ugasanga umuntu arahora mu gashati kamwe, inzara ze zisa n'umutuku ku isoko ntoki ze, mbese akabona ibintu by'abantu b'abakire bajyamo, bageze aho bagera, barwanya intambara, bari kugera neza, nawe agashaka kubyinjiramo. Niba namubwiraga rero wa mudamu we, izo menshi ubundi abamama cyangwa abakobwa bazishyira ku musatsi, bazishyira ku mutwe bagira ngo birimbishe, bagaragare neza. None wowe wafashe menshi wateretseho igitebo cy'ifumbire, inubu ni ingorane. Ejo rero uraza wicarane n'abantu bumve mu mutwe wawe hari kugira gute, hari kunuka, kuko iyo fumbire iragenda ijojoba ijya muri uwo musatsi washyizeho, kikaba ikibazo. Ibyo bintu byose ubwo ni ukuvuga ngo ako kantu kamwe muri kadi k'Imana karaza kakagusoma kakavuga kati uyu muntu nta bwenge agize afite. Niho Bibiliya rero biravuga ngo niba umuntu abuze ubwenge abusaba iki? Abusaba Imana. Twari kuri izi ntambara zo mu mazi, intambara zo mu kirere n'intambara zo ku butaka. N'ibigeragezo bitandukanye abana b'Imana bahura nazo. Hari ibituruka ku myuka mibi hano mu kirere, niho uri kugenda ujya kubona ukabona hari ibintu bikomeye bitandukanye, ukajya kwa muganga urwaye bakabura indwara. Burya ni intambara yo mu kirere. Kandi buriya uzarebe nk'igisiga, igisiga iyo gifashe umushwi cyihutira kuwuzamura kikawujyana mu kirere. Ni ukuvuga ngo ikigeragezo kikwimura muri pozisiyo urimo, iyo umaze kuvaho wari uri uhita uta umutwe. Noneho kubera ko umushwi twamenyereye ikirere, ubwo kera kabaye upfira iyo ngiyo wicwa no guhamba, umwuka urabura. Noneho kikaza kikayimanura hasi, kikayicara hasi yasinze yarangije. Ingona ntabwo ishobora kwicira ikintu hejuru ku butaka, iragifata igahita ikijyana mu mazi kugira ngo giteshe umutwe. N'ikigeragezo rero nuko kiza kigambiriye kugira ngo kiguteshe linye, hanyuma kikugandagura kikugejeje aho gishaka. Imana reka nyihereze icyubahiro. Haleluya. Ngo hamwe n'ibitugerageza, haleluya, Imana ishimwe. Ngo Imana izaducira iki? Inzira, akanzu. Akanzu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese, nagira ngo nibutse umuntu wese uzi ukurikiye iki kiganiro, ikigeragezo cyose ufite hari akanzu. Ikigeragezo umuntu wese afite hari ubuhungiro, hari imidugudu y'ubuhungiro. Burya Kristo ni umudugudu w'ubuhungiro. Kera ngo abantu bajyaga bicaga abantu bakabita ba gatozi, ariko ngo hakaba hari umusozi bahungiragaho, wamara kuwukandagizaho ubutaka y'ibirenge ukabura rokotse, hajya umuntu gukoraho. Rero hamwe n'ikitugerageza hari akanzu. Noneho rero mu masengesho dusenga ni naho nsoreje. Ikibazo si ikigeragezo. Hari umumama aherutse kunyigisha amagambo, arambwira ati rero mwarimu, ati ntukababazwe n'ibigeragezo, ati ahubwo ujye wiga uburyo ubyakiramo, ati noneho n'ikikugwaho umenye uko ucyakira, ati umenya n'inga turi bukibangire, ati ukakikorera neza, ati iyo cyabonye wakikoreye, ati nawe uri ushakisha aho ugitura. Inshuti y'Imana rero, ushobora kuba wari ufite ikigeragezo kikumazeho imyaka, ushobora kuba wari ufite amakuba
akumazeho igihe, nagira ngo nkubwire ko hari akanzu Imana yaguteguriye ko gukura muri icyo kibazo, ko gukura muri icyo kigeragezo, aho gusenga Imana ubwira Imana uti Mana hari akanzu wavuze, ako kanzu niko nkeneye, nikaza uramenya aho cyagiye. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusengere abafite ibigeragezo, kandi namwe abagerageza abandi, hari abageragezwa n'abagerageza. Mwibuke ko ari mwe mutahiwe, ni ibigeragezo nibibageraho Imana izabafashe mubisohokemo muneze. Reka dusenge. Mana yacu urakoze cyane ko uduhaye gukora iki kiganiro, kandi ibigeragezo nta cyabura kuza, yewe ngo nibisitaza, ariko ngo bizana zabona ishyano. Dusengeye abafite ibigeragezo, hari abafite ibigeragezo by'uburwayi, hari abafite ibigeragezo by'ubukene, hari abafite ibigeragezo by'inzara, hari abafite ibigeragezo by'abantu babahagurukiye. Mwami, buri muntu uwo ari we wese urakurikirana iki kiganiro, umukururire ka kanzu abona agahagazemo, abonemo gutabarwa. Urakoze nyir'ibihe, cyubahiro kibikiye mu izina rya Yesu. Amen.